Hello friends and family, nizere ko mumeze neza. Rero dukomeje no kureba hamwe umukire w'umumiliyoneri. Twaje kubona igice cy'uyu munsi yuko hari umukobwa twatangiranye arimo kuvuga ngo hariya hari umusore w'umukire cyangwa uriya mugabo ni umukire. Situzi uwo yavugaga nimba ari uwo dusanzwe tuzi, nimba ari Cedric, kuko uyu mukobwa ngewe n'ubwa mbere nari mubonye akumvaga arimo kuvuga kuri telefone, arimo kuvuga ngo uriya mugabo ni umukire pe, ni umukire kandi bidasubirwaho, kandi arimo gushimira cyane. Ese kubera iki uyu mukobwa? Ese aba bakobwa bose baba bagiye kuza muri kampani ya Cedric cyangwa baba bakunze Cedric? Cyangwa cyane cyane ko iyo umuntu afite amafaranga kenshi nta nubwo akunda kumenya umuntu wamukunze cyangwa n'utamukunze. Ese uyu mukobwa yaba ari ifite target kuri Cedric? Ko twabonye ko atari Aria twari dusanzwe tuzi, umwe wamufashije ntabwo ari we. Ese bimeze bite aho ngaho? Rero twavuye twongeye twizira kuri kuwitwa Alice wacu, arimo guhamagara witwa Rake, arimo kumubaza ati njyewe ndashaka kubanza kumenya ibya Shalomo. Ati se ibya Shalomo bigeze he? Ikirego cya Shalomo kigeze he? Ati ko mbona ubukwe burimo kunsatirana, ubukwe ko burimo kwegereza, ubukwe ko bushobora kuba bugiye kugera kandi Shalomo bataramufunga, byaba bimeze bite? Rero Rake yahise amuga ati rero ubukwe turakwizeza yuko buzajya kuba uwitwa Shalomo yafunzwe, cyane cyane ko ku munsi w'ejo rwose ngomba kubijyamo Shalomo agafungwa. Kuko hano mubyibuke neza, nubwo Cedric yagaragaye cyangwa yagaragaye, mwibuke yuko witwa Alice afitanye ubukwe na Shalomo. Gusa ariko Alice akaba atazi amakuru ameze gutya yuko burya Shalomo burya nawe nk'uko atamwifuza na Shalomo ntabwo ubwo bukwe abwifuza. Ikindi ubushize twabonye witwa Shalomo hari umuntu umuhamagara amubwira ati ntabwo tukiguze nuza iyo kampani kuko burya bagiye kugufunga. Ibyo byose witwa Alice ni amakuru yarabifiteho, niyo mpamvu wabonaga ashishikajwe no kubaza amakuru y'uwitwa Shalomo n'igihe bazamufungira, kuko byari ibintu nyine bimuhangayikishije. Kuba ntabwo ni kwa kundi nyine avuga ati sinshaka kwiteranya na famiye yanjye, ubwo nyine ari papa we ukuntu ashaka gushakana na Shalomo. Rero Shalomo aramutse afunzwe akajyamo ibyaha, wenda nyine yabonye uruvugiro, yabonye nyine noneho ibyo ashobora kwerekana ati uyu nguyu ntabwo nshaka kubana nawe, nshaka kubana n'uyu nguyu. Aho ngaho rero twavuye twongeye twigarukira kuri hano kuri uyu nguyu witwa Tricia ndetse na Kami. Bari barimo kuganira rero ku kibazo cy'uwitwa Shalomo wakomeje nyine kubazengereza, abazengereza amubaza nyine amakuru y'ukuntu bimeze n'ibiki. Gusa baje baganira ku kijyanye n'uko Cedric, ku bijyanye na Cedric n'uwamutabaye. Rero hano uwitwa Tricia yamubwiye ati mu minsi ishize hari umukobwa waje hano witwa Aria. Murabyibuka ko Aria ni wa mukobwa dusanzwe tuzi wundi watabaye Cedric. Ati rero yaje hano ambwira yuko ari we watabaye Cedric, akamubaho iki gihe cyose twari twaramubuze. Ati rero nagize igitekerezo cy'uko uno mukobwa twazamugenera ishimwe cyangwa twazamushimira. Ariko bano bakobwa njye ndebeye ku rundi ruhande barimo gukora ibintu batazi. Uyu mukobwa nibaramuka bakomeje kumwikururira akaza hano muri no kampani, mwibuke nuko buri umuntu uri mu rukundo yakora buri kimwe cyose, yanaroga cyangwa yanagira iki. Mwibuke yuko barimo gukurura nk'ikishi cyangwa barimo gukurura ikintu kitari cyiza biyegereza uno mukobwa, kuko wabonaga yuko uwitwa Tricia arimo gushishikariza uwitwa Kami, nubwo nyine bose batabizi yuko bashobora kuba bashimira uno mukobwa. Ikindi kintu navuga nuko
Kami rero yahise amubwira ati rero ibyo ngibyo kuko Cedric atigeze abimbwira, wowe wagenda ukabipanga nta kibazo, wagenda ukabipanga tukareba. Ese iby'uyu mukobwa we ukomeje nyine kwikuruza ahantu avuga ngo yafashije umuntu, dore ko cyane cyane Bibiliya itubwira ati akaboko k'iburyo nigatanga k'ibumoso nikabimenye. Uyu mukobwa urimo kuza gutya aho azabasha gushobokana na Alice. Se urukundo rwa Alice na Cedric ntago ruzakomeza kubangamirwa n'urukundo rw'uyu mukobwa? Ibyo byose dukomeza kubitega amaso. Aho ngaho rero twavuye turangije twizera hari papa Alice arimo guhamagara uwitwa Shalom, telefone ye itarimo gucamo. Mwibuke ko Shalom aka kanya arimo guhigwa. Rero yahise ahamagara uwitwa Dani aramubwira ati atuheruka kuvugana na Shalom. Ndamubwira ati ntabwo duheruka kuvugana, ati rero ngiye shaka uburyo ujya kumureba. Yahise yohereza uwitwa Dani ajya kureba uwitwa Shalom nyine ngo ajye kumureba. Aho ngaho rero twavuye turangije uwitwa Shalom aza hano, aho twe twamusize yarimo kuvuga ati sinshaka guhunga, sindi buhunge, ati sindi buhunge, ngomba kurwana intambara ya kigabo. Ariko uyu musore ntabyazi, nta muntu uhangana na leta. Hano nta muntu uhangana na leta. Yari arimo rero kwigamba, arimo kuvuga ati sinshaka kuva aha ngaha ngo ngende. Aho ngaho rero twavuye turangije twibonera uwitwa Cedric n'uwitwa Alice. Cedric aje kumureba, aje kumubwira amakuru. Rero yaje kumuha amakuru y'uko agiye kugenda, bagiye kujya gufata uwitwa Shalom. Ati tugiye gufata Shalom, ati kandi ngomba kugenda. Rero ako kanya uwitwa Alice yahise amera nk'uhangayitse, aravuga ati sheri wanjye ibyo bintu ntabwo wagakwiye kubikora. Ati nk'ubu ugiye Shalom akakugirira nabi. Shalom kuko baramuhabutse nyine. Ati nk'ubu ugiye Shalom akakugirira nabi. Ndamubwira ati oya, ndashaka kwibonera Shalom bamwambika amapingu kuko yakoze ibintu byinshi bibi cyane. Arangije aravuga ati rero hagize n'ikintu kimbaho in case ukuntu iriya kampani wasigara rero uyiyoboye. Mwibuke ko Cedric akunda Alice byo gupfa, ku buryo buri kimwe cyose yakimuha ako kanya akakimuha kubera urukundo amukunda. Kandi uno mukobwa kuko arakunditse kandi arakunditse cyane. Rero uwitwa Alice rero yakomeje kumubuza, aramubuza, ariko undi aramubwira ati mbabarira sheri wanjye, humura nta kintu ndi bube, reka njye kureba uwitwa Shalom, njye kumureba, njye kumwerekana, humura ndaba ndi kumwe n'inzego, nta kintu ndi bube. Undi akamubwira ati ese kuko ukomeze kundaga imitungo, uri mu biki gutya na gutya? Atoya nuko nyine navuga ati in case nyine ubona nyine kuko hari urukundo. Aho ngaho twavuye turangije, hari uwahamagaye Shalom aramubwira ati rero aka kanya barimo kuguhiga, ati barimo kuguhiga, nushaka utoroke. Ati se bimeze bite? Ati ufite impapuro ziri kopi, ntabwo ufite impapuro z'originali. Ati ibyo ntabwo bishoboka. Ati ayirangije ava kuri telefone, yagiye kureba rero ibipapuro, agiye kureba ibipapuro kuko arabiverifiye neza, dore ko cyane yahubuka abona kuko afite kopi, amera nk'umusazi. Aho ngaho turangije twizira hari Alice ndetse na Gihozo. Ubona Alice yataye umutwe cyane, yawutaye cyane, bimwe byo gutakara by'umutwe kabisa. Arangije abwira uwitwa arimo kurira, uwitwa Gihozo aramubwira ati se ufite ikihe kibazo ko mbona usa nkaho wataye umutwe? Undi aramubwira ati ariko urimo kubona ko nta kibazo mfite. Ati uzi ko Cedric ajyanye n'abapolisi kujya kureba Shalom. Undi aramubwira ati se urumva ibyo ngibyo icyo bitwaye? Ubundi bagiye kujya kureba abapolisi biki? Mwibuke yuko impamvu Gihozo yavuga gutya ati ese abapolisi bajya kureba Shalom n'abiki, nuko azi yuko uwitwa Shalom yarababwiye yuko yaguze kampani. Ntabwo yari azi ko hari ibibazo cyangwa hari amanyanga yaba yaravuyemo. Mwibuke ko Shalom yarababwiye ati ngewe kampani narayiguze kandi nayiguze na Cedric.
noneho uwitwa Alice yakomeje kumubwira ati turavuga ngo bajye kumurebera iki n'ibintu uzi byose yakoze. Ati kuko niwo kuvuga ati yaranshimuse, yatwaye kampani y'abandi, ibintu byinshi nyine nk'ibyo ngibyo ku Gihozo. Mwibuke ko nta gasazi, ntabwo ibintu nk'ibyo aba abizi. Gihozo rero yamubwira ati none se urimo gukora icyangaha, kuki utakurikiye Cedric? Ati ko iki utakurikiye Cedric uwo mugendane. Ariko uwitwa Alice aravuga ati oya ntabwo twari kugendana, ati noneho tukaburira rimwe. Ariko nyamara hano Alice we nyine ni nko yagakwiye kuba nyine urukundo nyine uba ugomba kugwa aho umukunzi wawe ari. Nibyo hano Gihozo yasaga nk'aho amubwira ati ahubwo wagakwiye kuba mujyana ku buryo ahantu yaba ari hose noneho mwamuri kumwe, noneho mutaba mutandukanye. Kumwe ati urukundo rujya ahantu urundi ruri. Ahantu hari urukundo haba hari urukundo. Aho ngaho rero uwitwa Alice nyine wabonaga afite agahinda gakomeye cyane, kamwe kamushenguraga umutima. Rero twavuye tugiye twibonera uwitwa Trisha ari kumwe na Kami arimo guseka, noneho yishimye. Igihe kinini cyari kigeze bari mu ntambara y'uwitwa Shalomo. Uwitwa Trisha aramubwira ati ese urimo gusetswa n'iki? Aramubwira ati ubu ngubu aka kanya nta muntu uzongera kuza muri ofisi arimo kuntegeka, arimo kumbwira iki. Akivuga gutyo ati Trisha ahita abyumva ati utambwira ngo Shalomo? Ati yego Shalomo ubu ngubu aka kanya ke kashobotse, bagiye kumufunga. Ati Shalomo ubu aka ke kashobotse, bagiye kumufunga. Bose rero bahise baserebura bavuga ati ewana, ati ubu ngubu sindimo kubyemera neza, sindimo kubyemera yuko Shalomo noneho nawe yafungwa, agafungwa n'abandi bose, kuko Shalomo yigize ikinani, yari atuzengereje. Dore ko atari no kutuzengereza gusa, ni n'umwana mubi, nyine umuntu ugera aho ngaho, ubundi muntu ujya gutinyuka gushimuta umuntu, uwo muntu aba ari kuri revo y'ubunyamaswa, y'ubugome. Ati rero hano rero bari bishimye cyane cyane, ubona yuko hari ikintu runaka bakize. Kandi koko ukurikije ibintu Shalomo byose yakoze, ni ibintu nyine bibi, ku buryo no kumva ati uyu muntu atuvuye iruhande, cyangwa uyu muntu hari ahantu agiye runaka, ibyo byose birashimishije mu buryo runaka. Aho ngaho rero twavuye twongeye twizira kuri tere nyine kwa Shalomo. Mwibuke yuko uwitwa Papa Alice yatumye umusore we witwa Dani kujya kumurebera Shalomo icyo yaba yabuze. Rero Dani yaje asanga uwitwa Shalomo nawe uhari pe, yagiye. Mwibuke ko kuri telefone baba bamubwiye ati nyamara nushaka uhunge. Rero yamuhamagaye inzu yose, arazenguruka, arahamagara ati Shalomo urihe? Shalomo muri ino nzu ntago yari arimo. Ese Shalomo yaba yaturutse? Rero yahise ahamagara papa we, aramubwira ati papa rero Shalomo hano ntawe uriwe, ntawe uhari. Aramubwira ati nakomeje gushakisha mu nzu hose namubuze. Rero papa akomeza kumubwira ati nyamara komeza ushakisha ahantu neza urebe. Cedric nako hano Dani akomeza arashakisha, aravuga ati okay reka nkomeze nshakishe ndebe byari byo. Muri ako kanya rero uwitwa Cedric yese yinjira, arimo kuvuga ijambo rivuga ngo ahangaha niho aba, hano niho iwe. Twabonye Cedric gusa ko bisa nkaho hari abandi bantu bari bazanye. Ashobora kuba hari undi muntu bari bazanye, cyangwa hari abandi bantu bari bazanye. Rero Cedric yatunguwe no kubona uwitwa Dani ari muri ino nzu, ariwe asanzemo mushiki cyangwa nako musaza wa Alice. Ese uwitwa Shalomo yaba yaturutse? Ese Shalomo ntabwo turi bumubone ngo ahanwe? Ese Shalomo ibye biragenda bite? Kuko Shalomo yakoze ibintu byinshi bitari byiza, aka kanya kujya imbere y'ubutabera ngo aryozwe ibyo yakoze nibyo by'ingenzi, nibyo bya mbere bishoboka. Ese iyi nzu koko ntabwo irimo Shalomo? Ibyo byose tugomba kubikurikirana
ku bice bindi bizakomeza. Mukomeze murebe filime, mbibutsa no gukanda subscribe kugira ngo mujye muza hano twiganire ibintu bigende neza. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.